mba nibaza nti ndababaza abantu oya kuba urumva none se mukecuru iyi nzu nakomeje kubaza iyi nzu ibamo gute yo guteka utubwire ubundi iyi nzu guteka ubundi bateka hanze ndi kubibona imvura iyo yaguye rero nuko nyine kugarura bakateka mu cyumba kugira ngo abana baramuke kandi iyo kitanyemo imyotsi itobora amabati oya aya mabati niko yamye singiye kubeshya ntabwo nyicanyemo igihe iyo imvura yaguye niho umwana acanamo iyo itaguye bateka kuko n'ubundi ndabona urimo imbere umwuka urahera irandi batari kunyizwa n'akantu k'agati k'umusave nagiye nikingaho noneho rero ubwo kundi bataya nari ndyamye gutya isimbuka irya irarenga ikandagira hariya birakukandagiye noneho rero ubwo ibi ngiyeho iraribasirikira irafunyanga noneho nta mahembe ifite nyine nize z'inzungu inkubitagura umutwe gutya ndavuga ni Yesu we ntindapfuye Yesu ntabara ikivunamuheto cyagize gutya nk'ugikubise kirirukanka ni Yesu wagutabaye nanjye ndihinahina gahoro gahoro mba ndahagurutse abantu baje nyuma basanga nyine yandibase dore iki cyaziho dore iki ngiki ntabwo kigira cyarabyimbye ubu no kugukanda na nyirayo ariwazawaza ndamubwira nti irorerere nakubwiraga ngo wumvuze kuko itungo ni iryawe wakagombye kumvuza none nimba uri kuvuga ngo ibi ni bangendereye baje kureba aho ndi njyanitse aka kazu niwe wakanyubakiye ugashyira ku rutare rwawe itazahirima ntizatembagare nyagasani ndabakweretse rero aba bagira neza wanyoherereje kandi ni ku bwawe ubahe ubuzima ubahe urugendo rwiza bahagurutse baje kureba abavandimwe none turabonanye mubyeyi mwiza nshimye yuko wanyoherereje ingabo zawe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa reka nshimire cyane abantu tubana mu kazi kacu ka buri munsi nshimire abantu cyane tubana muri zino nkuru zitandukanye tugenda dukora by'umwihariko zigaruka ku bababaye n'abantu batagira kivurira nuko ndaza kubivuga cyane uyu munsi rero mu gutembera aho narindi mu karere ka Kicukiro niho naje kumenya amakuru y'uyu mubyeyi fata umwanya wo kugira ngo nzamusure bijyanye n'amateka n'ubuzima abamo bwa wenyine mu nzu abamo bigoye kubyumvishamo ukuntu umubyeyi nk'uyu nguyu ugeze mu bihe by'izabukuru biza kuba bigoranye kuba muri buno buzima twamusuye biragoye cyane kubera ko inzara n'umunaniro numvisha n'uruhurirane rw'indwara nyinshi cyane arwaye ndavuga reka nzafata akanya nicare maze nanjye musure muganirize tuze kumenya byinshi cyane mukecuru nuko se ntari gusinzira mukecuru ubundi reka ngufashe nta kibazo kuko ntari gusinzira se oya ntabwo nsinzira reka ngufashe nta kibazo akamikoro ntabwo nsinzira niko meze ndahondobera nk'intuza kubera ikize hari uburwayi ufite kubera kunanirwa kunanirwa mba nanirwa mu buzima
twagusuye rero tugushimiye ko watwakiriye ukaduha akanya ngo tuganire. murakoze kandi nanjye nicyo nifuzaga mba nifuza baza kunsura nkaganira nabo. Reka rero kugira ngo tuze gutangira tuganire, amazina yawe witwa nde? Nitwa Nyiracari Konseri. Nyiracari Konseri. Ufite imyaka ingahe mama? Yanjye ni 80 nimba ari 4. Aho ngaho cyangwa reka nzanira ngamuntu. Uya nta kibazo wivunika. Dushira agahinda. We kuvuga mutikara n'ukwikuza n'ukugira gute. Oya ariko urabona ko zibaye n'uruyenzi mvi. Yego ndashaje byo. Nsaziye mu bibazo. Oya ibiko nza gusazira mu bukomere nyine uko narindi nta kibazo. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nari umusore none dore ndashaje. Ibyo nta kibazo kizima nuko uri ndi mu maboko y'Imana. Yezu na Mariya nibo bandwanaho, nibo bampagatiye. Nta nubwo nari nzi uko nzagera n'iki gihe. Muri uyu mwaka nari nzi uko ntazawugezaho. Wambwiye ko uyu musozi ari wavukiyeho abantu mwavukira rimwe bakiriho ni bangahe? Abakiriho baracyariho ariko ni bakeya. Ariko rero bariho kuko nta wari bwasaze nkanjye cyane kubera ubuzima bagiye bagira. Ngewe rero ubuzima bwambanye bukeya kandi noneho nari ntangiye guhama mu bukuru nibwo indwara itangiye kumpondagura. Nose mukecu inzu yibamo gute ko nabonye igice kimwe nta mabati ariho ubundi imvura iragwa ikakunyagira? Ndi kubibona. Ubwo ndimo haruguru kubera turiya tubati turi hagati nyine. Ariko nabwo harava. Uyibamo gute? Ubu ngubu se ufite ukuntu uryama ufite ukuntu? Ni ukuryama hese ko ari nk'aka ngaka ko nananiwe nabuze igitanda cyo kuryamaho. Gukubita akatako hasi wamugana isimbura n'ibinsonga. Waba ufite indyamo mbi ukagira ubuzima. N'iyi imvura yigwa akagucikira ku mutwe yose kandi uri mu nzu. Hari abantu badukurikiye bari kumva kino kiganiro bishimiye kubona umukecuru rwose kukubona umeze gutya, ariko umuntu ashobora kwibaza umukecuru imyaka 84 watubwiye iyo ugereranije by'uyu munsi n'iby'icyo gihe niki kintu gitumye ugeze iyi myaka kuko byanga byemera no kubuzima? Ntabwo ari kure, reka njye kuzanira ngabo. Oya nta kibazo. Nibura inabahamirize kuko ko nkuze cyangwa kuyitwereka. Ni ikintu cyatumye ugeze aya magingo ugikomeye kandi abandi baragiye ugasigara nirihe banga? Ngewe kugira ngo mbe ngeze magingo aya ntacyo nayituye nta n'icyo nayiguriye, ni ku mbabazi zayo. Kandi n'ubu ndacyari kumwe nawe kandi nta n'icyo uzigera. Ni ukuri. Hano kuza kugusura hari ibyifuzo byinshi cyane ufite yenda bigukomereye cyane kubona yenda utabasha kubona abayobozi ngo baganirire, kuba yenda utabasha no kubona mu by'ukuri ngugire nawe utura ikibazo cyawe mu buryo bwari bwo bwose. Ubundi tubwire ubuzima bayemo, uduhisho y'ubuzima bayemo bwa buri munsi. Umva ntababeshye ntageze nako ntibeshye ntacyo n'iki ngewe ngomba kugira cy'akababaro kuko ndavuga ngo naho navuye naho nagarukiye si ku bwanjye n'ubundi Uwiteka azakomeza ndagire kuzagera ku ndunduro y'igihe azampamagarira. Ariko ne kugira ngo umutima warabyimbye uza kuzaho n'ikibyimba kuko naciye mu cyuma. Ufite ikibyimba ku mutima? Cyavuye cyarakize Imana ishimwe nuko cyarakize kuko nagiye guca mu cyuma ni naho babiboneye. Ubundi nagiraga nkihonda buri kanya nkarabirana bakayoberwa uko mbaye. Ubwo rero ndavuga nti banamwe bakambaza ariko mani ubundi iyo ndwara ni bwoko nza kwibaza numva nyine ngewe ndababaye, numva noneho ngiye kurushaho ku buryo umutima nagendaga nkufasiye hano mu kiganza gutya. Mvuga nti ngira amasegonda igihe kiragera ninsikira gutya
urihonda mu nda nanjye mpite mpfa ariko nibazaga ariko Uwiteka yarakomeje arandagira ubwo rero noneho abana barambaza noneho ngo ariko mani ngo ubundi ngo iyo ndwara ni bwoko ki nanyweye imiti y'ibinyarwanda nanyweye imiti ibyondo byose n'ibyondo n'iki nyine ubwo ku buryo nagiye no mu Basamariya ni nabo bampishuriye indwara. Abasamariya ni abameze bate? Ni abanyamahanga nyine bavura b'abanyarwanda ariko bakavuza imiti ya gihanga. Nshaka ko tugaruka no ku bundi buzima bwawe bwite. Wabwiye ko wavukiye muri iyi Kigali? Wavukiye i Kigali? I Kigali. Hishwe Kigali? Papa nyine yapfuye akiri umusore. Nanjye nari yansize ndakana kamajije kuba umuzezwanzu. Umuzezwanzu n'umwana umeze gute? Nakana k'agakobwa kaba gatangiye gupfundura amabere. Ese ari cyangwa umwango se sanya ngo n'umwangavu? Yego nyine. Umuzezwanzu n'umwangavu ni kimwe? Ni kimwe. Ndakura ikinyarwanda cyishe uyu munsi. Hari nawe yagusize. Rero dusigarana na mama na musaza wanjye we yari mukuru yari umugabo. Noneho aturerera muri aya masambu. Ubwo noneho igihe kigeze mba nanjye nshatse rurananira nibwo nagarutse ndicarana na mama. Wageze mu rugo warashatse rirakunanira ntabwo umugabo yigeze mutandukanwa n'urupfu cyangwa se iki? Uretse nyuma yabwo naramushatse tubyarana abana 4 ubwo nibo bapfuye bangahe 3 hasigara 2. Yego. Ese burya na kera urugo rwajyaga rwanga kandi abanyama ngo bakera ngo bari bazi kubaka. Naho zarasenyuka n'Imana burya. Ubwo ngubwo rero mama nawe igihe kigeze aritahira atashye nanone ndusigaramo. Ubu uri imfubyi? Narusigayemo ndi umukecuru nyine. Niho kubaha ngaha nyine. Ngabana na musaza wanjye. Hano nubwo bimeze gutyo nubwo inzu mbona yari ibyondo bikugwira ariko ni wawe. Ni wanje. Uko hameze gutya kose. Ubu si bisima n'ibyo bigusanga mu. Wanjye singomba kugira ngo na papa. Ubu ugira icyangombwa cyawe. Kikwanditseho harya izina Nyiracari Kose. Nyiracari Kose. Si izina rishingiye risobanuye iki Nyiracari? Ubwo nyine rirazwe warinyise n'ubizi none se nkora iki? Nigeze baza ngo bisobanura iki? Ikibyiniriro ubundi iryanjye banyita nsanganywe ntabwo ryanditse mu irangamuntu bitewe n'uko abana bahise banyandika banshyikira. Ndavuga rero n'ubwo nyine ntawanga izina riba atihamagara. Naryiswe n'abarinyise ubwo bari babizi. Izina rya nyakuri ni irihe mama? Irikuru ni Nyiracari Kose. Iryo bakwise ni irihe? Bande? Uvuze ko ari izina bakwise ifite irindi zina? Ni Nyirahabineza. Nyirahabineza. Kose. Niwumva se ahubwo ko ariho Nyirahabineza reba ineza tugusanga nyire ukuntu ugwa neza. Ariko n'umukristo wa Kiliziya? Ndabatije. Urabatije uranakomeje. Wose ujya mu miso ugahazwa byose? Padiri araza kuduhaza batashoboye. Padiri abasanga hano mu ngo? Yo padiri ko numva rwose ari intumwa y'Imana. Urumva ese yakora iki? Nta mwana ariza? Nta mugore umubuza kugenda? Umugore se ubundi abuza umuntu kugenda. Hari byakubwira ati byumva yuko yiyeguriye Imana. Nibyo akora rwose agomba kubikora mu bumana. Hari ubuzima twagusanzemo hano nakomeje kwibaza ko nabonye ugwirirana usimbuka umugina hariya niba rugiye gutora udukwi niba wari uvuye hehe ntumbaze? Nari mvuye haruguru hirya nari ngiye kureba uwo mwana ko nahamusanga. Nsanga rero ntawe uhari niko gutembagara nanone ngaruka. Ubu se mbwira ujya bigenze gute ko wambwiye ngo no bibazo ufite n'inzara nayo mubikuzengera? Maze mbijya ari uko tubibonye
isaha ku isaha haba saa moya nanjye ngo saa moya saa tatu saa yine ntabwo ngiye isaha nyine igihe mbiboneye ndafungura naba nananiwe nkaryama. ntabwo uracyakomeza uko ugifite amenyo yose abagira imyaka atagigira rwose n'ibyo kuba none nakora iki se muvandimwe? nyamara mukecuru nuko ari indwara zakuzengereje n'ukuri ubonye ibiryo ukarya byakongera bikagenda neza. nagira natsaba nkagira ubwenge bugatuza nkagira urukundo. ariko se noneho ubwo nimba ntabibonye najya hariya nkibara inkuru. ibintu ukenera cyane ukabibura nk'ibari igihe nk'ubu ngubu wicara gutya ibyo nkenera ni byinshi kandi ntanaruhije. none nshaka amata yarabuze. amata ntabwo yabuze. amatara ahari amatara ahari inka zirahari ariko arahenda ndabyemera. none se ukenera umwerero ukawubura. nawe nk'icyo cyayi. yego nuko nta kindi ahubwo murampembuye kandi musugire musagambe. ongera usomeho nta kibazo. ubuze ndaryama nkasinzira nubwo nyine ubonye aho uryama n'ubundi ibiryo nyine nanjye bingwa neza. ni ibi biryo nk'agatoki n'uturayi uwo muceri n'umuceri. akaboga se akaboga k'akanyama kose nakarya ngo iki ntugaheruka. yewe ntawe narushya mbavandimwe. none se kugira ngo wenda byibuze umuntu amenye n'icyagufasha urabona ikintu cya mbere cyihutirwa no kugira ngo iyi nzu yawe isanwe ubwo ari n'iyawe naho bigeze. ni iyanjye rwose ntawe nyiburana nabo. ahangaha byibuze amafaranga yari yavuye he kugira ngo nari nayakuye ku karima natanze. akarima waragatanze wari usigaranye. nafasheho akari gahari. none se nari kuba ku gasozi. wowe urumva ntabwo ari ku gasozi kandi ufite akarima ukena ufite itungo rikagukenura. ndabona umufuka w'udodoye uwumaze. udodoye se ahubwo urabona ari nuza. ni igipapuro. ni igipapuro. ese ndashaka kugira byari byagutwaye amafaranga ngayo kuko urabona hari ushobora kuvuga ati yenda ufite ibati urabona amabati yaratobotse furiragwa ukeneye ikintu cyo kuryamaho. amabati yaratobaguritse ariko kandi nayaguze byo kwifasha n'ubundi yari afite imyenge. byari ibyo kwifasha mvuga ni wenda nzoroherwa ntambagire nyakorere nuko biranga. uriya si umucanga? uriya si umucanga nari naguze. noneho ubwo rero amafaranga abaye make no kubera nyine gutinya ndekeraho nyine nari mfite ayo ntanga se no kubaka kuko uba utemereye kubaka udafite ibyangombwa by'umujyi. udafite ibyangombwa. ubu se nawe ko wari ugize gutyo ukigondagondera aka kantu nawe barakubujije. none se buriya hari toyi mfite ubu nta tuwarete. ni hanze nyine bambujije kuyisakara. nta nzu wabonye hariya hirya idasakaye. barambujije ubwo ndahagarara. cyangwa se kigura amafaranga angahe gikenera amafaranga angahe? kunuza ku murenge cyangwa ku karere. icyangombwa cy'iki? icyangombwa cyo kubaka nyine kugira ngo ubone ibyangombwa byibuze urabona naho byari bigeze byari bifite inzira. n'uwagutera nk'ingo akavuga ati nafite umufuka wa sima reka nkuguhe uyu mukecuru yenda mfite uburyo bwo kuba nabasha kuba naza kumuha n'umuganda nabyo byose yabishoboka. nta nubwo yahagarara ntabwo mbese ni ibyumba bibiri urabona yuko idasimase hose nyine. urabona ni ibice kubera ko ni ibice kubera ko ari bwo bushobozi. ubwo rero nyine uwo mwana nawe yayikoreshaga avuga ati nta mafaranga.
ubwo rero atahasigaye nzakomeza ngerageze byose biramupfana ubwo rero ndavuga nti biraruta kuba nta kwicara mu y'abandi ntazabona icyo nishyura nzayiberamo ukwiriye Imana kandi nishaka kungirira neza izampuza mfasha nuko nyine icyizere nicaranye n'icyo. Mukecuru, hari uburyo waratubwira tubonye abantu bagufasha, ubonye abantu bagutera inkunga, ese hari abayobozi ugize wegera ababwira ati bagufashe ndagutera inkunga yenda bigize bibaho? Yewe ntako ntagize. Ba mudugudu urabegera bava amasibo? Aba mudugudu se ahubwo sibo batwandika ariko tugahera mu gihirahiro. Yego. Ubu ngo bari baratwandikishije kuri ariya mafaranga y'abakozi yo muri VUP. Ntayo bigeze mbamba. Ntabwo ntangoboka mbona na gato. Ariya perezida wa repubulika agenera abantu. Reka da. Wararenganye nyakubahwa. N'ejo bundi nagiye ku kagari. Njya kubibaza. Ngiye kubibaza barambwira ngo bampaye ngo uyu mwaka wose. Uyu nguyu turimo. Kandi bari bambwiye ko bampaye umwaka sinabateyeho rwaserera. Ejo bundi noneho ndagenda nti rero ndaje dusubire muri ya magambo kugira ngo abandi bamfatane ikidori nacumuye iki ko nzi ko ntacumuye. Kandi dore uranasenga. Naragikoreye murabizi. Igihugu waragikoreye, hari imirimo ya leta ugize ukora? Twagiye nyine muri DUP aho ngaho turakora amatarashi, indinganire hakurya aho ngaho kuri iyi misozi. Ubu rero nanjye icyo gihe imyaka yanjye ariko yari itaruzura yo kumpesha DUP. Twakoraga duhembwa. Ubu ku ruhande rwawe nacyo uragisaba? Nawe nabyibuze aricyo byajya bibasha kugufasha? Bambwiye yuko bagomba nabo ngo bategereje yuko hari icyo bazababyira, ubwo nanjye nyine ngo nkazabona inzira. Nuko nguko bambwiye. Ubu uricaye urategereje? Ndategereje. Nose utuvugije kurerwa kurya ryari? Ureka kubona icyo kurya ryari? Nijoro. Mu by'ukuri nijoro turya, iyo twabibonye tutabibona tukiyoroza. Nuko biri. Hari iyi myaka umaze ni imyaka myinshi, hari byinshi cyane wabonye. Ni myinshi kandi urumva yuko wabonye n'iki kintu. Hari umuntu uri kutwumva wibaza uyu mukecuru nabonye nanjye aricyo nakora, n'iki kintu wabwira ku muntu yenda ufasha umuntu atazi kugira neza muri make? N'iki kintu wabwira umuntu inyungu yo gufasha umuntu utazi? Kuko byanga byemera nawe wagiriye neza. Niba nagiriye neza w'iki gihe se yakwemerera? Oya, barahari abantu b'Imana. Uwo nagiriye neza rero nagiriye neza abantu benshi, ariko nyine hariho nk'umuntu uza nyine wamugane n'ibyo wakavuze akandeba nkabona amaye nk'ibihumbi 2. Ati nuko wabaye nti nuko nabaye, ariko wo hirya atari uw'inaho ngaho. Kandi ngo wari inkumi nziza batubwiye, nkabona aramfunguriye. Ubwo nyine nanjye akadiho nkagakubita nkaho mpaguruka. Wari inkumi nziza ngo uburwayi butarakuza? Ayiwe bangiriye nabi. Ariko rero ntacyo nabwo naberetse Imana. Uwabingiriye nuko nawe azabigirirwa. Uburwayi bwawe ubundi watubwiye iby'umuvuduko w'amaraso, watubwiye iby'ikibyimba ku mutima. Uburwayi bwawe ubundi buturamburire utubwire nuko wivuza muri rusange. Ndivuza. Uburwayi nyine ngo ni umuvuduko n'impyiko. Ariko noneho ubundi bwiyongereyeho ni imvune. Naravunitse. Wavunitse gute ma? Navunitse n'inka yamvunye. Indi batagutya. Inka yese ko nabonye nta nka mufite? Umuturanyi
ziri hirya zara irandiba tiranyihereraniraga n'iyi saha yanyiciyeho nk'igisaha turi kuganira nta n'umuntu uhari ngo kugutabara nta muntu wo kuntabara dore yansinze hepfo aha ngaha muri aka gakingo umwuka urahera irandiba ariko nkizwa n'akantu k'agati k'umusave nagiye nikingaho noneho rero ubwo kundi nari ndyamye gutya isimbuka itya irarenga ikandagira hariya birakukandagiye noneho rero ubwo ibi ngiyeho iraribasira irafunyanga noneho nta mahembe ifite nyine nize z'inzungu inkubitagura umutwe gutya ndavuga ni Yesu we ntindapfuye Yesu ntabara ikivunamuheto cyagize gutya nk'ugikubise kirirukanka ni Yesu wagutabaye nanjye ndihinahina gahoro gahoro mba ndahagurutse abantu baje nyuma basanga nyine yandibase dore iki cyaziho dore iki ngiki ntabwo kigira cyarabyimbye ubu no kugukanda na nyirayo ariwaza ndamubwira nti irorerere nakubwiraga ngo wumvuze kuko itungo ni iryawe wakagombye kumvuza none nimba uri kuvuga ngo ibi n'ibi irorerere Imana izamvura none naringeze magingo aya ngaya umubi nugira ati njya kureba wa muntu kuko inka yanjye niyo yamwishe nibura ngo agire icyo gitekerezo ubone ko byibuze mufatanyije akababaro nta kababaro kuri njyewe nawe nuko mbona uwo mwana nibwo yamvuzaga mbona ndasindagiye ngaruye umwuka ariko none uko umwaka uri mu gutambuka nayo ni kutambuka sinzi rero ubu ngubu byibuze mituweli se uyibona gute cyangwa nta mituweli ugira ko wumva batagufasha muri VUP ubwo na mituweli ndayifite hari umugiramana nanone nk'uku kwanyu wayimpaye mituweli urayifite ubu kugira no kwa muganga nabyo ni ikindi kintu gikomeye ko nabonye mutuye muri uyu mubandi kwa muganga no kugenda nkambakamba nkabona ndarenguye mfashe umuhanda nkagenda nicara nkabona ngezeyo nuko biri ntawe untwara ntawe ugira gute mba nibaza ndababaza abantu kuba urumva none se mukecuru iyi nzu nakomeje kubaza iyi nzu ibamo gute no guteka utubwire ubundi iyi nzu guteka ubundi bateka hanze ndi kubibona imvura iyo yaguye rero nuko nyine kugarura bakateka mu cyumba kugira ngo abana baramuke kandi iyo kitanyemo imyotsi ihita itobora amabati oya aya mabati niko yamye singiye kubeshya ntabwo nyicanyemo igihe iyo imvura yaguye niho umwana acanamo iyo itaguye bateka kuko n'ubundi ndabona urimo imbere uba ureba hanze nk'aho niko biri niko bimeze ntabwo narenganya ngo ni imyotsi ni iki niko bimeze niko babishyizeho yenda nasaba n'abantu badukurikiye hari umuntu ushobora kuba avuga ati n'urugero mfite ibati niyo ryaba ryarashaje igihe uyu mukecuru ushobora kuvuga ati ndafite rishyashya ibati ngire ngo rigeze ku 7,500 niba atari 7 gutyo 8 ushobora kuba ufite bati mfite ibuye cyangwa se mfite agafuka ka sima cyangwa se mfite n'iki mfite se byibuze n'akamatera ko kuryamaho mfite n'agasambi ko kwicaraho mfite n'igitenge se byibuze na cyambara mfite n'agasabune se kurabona umukecuru akeneye nawe no gukaraba nawe n'umubiri ukongera ugahumeka neza kuko nabyo biba bikenewe no kurya kuko nacyo ni ikindi kintu cy'ingenzi cyane mukecuru tubwire n'ibindi byose rega nere ko kuvugira batagira ngo wampaye ruswa oya mana yanjye mvuze byinshi rwose naba mbakukiye oya tubwire nta kibazo naba mbakukiye rwose mumbabarire nanjye singewe nimwakwishingira ububabare bwanjye mugomba kundwanaho mucyo mushyikiriye ariko ukundi
nta warubara byo birageze birakabije nta warubara cyane ariko ubwo byaba ari ibindi bintu tubwira nk'ibindi bintu byose ujya ukenera ibindi byifuzo ujya ugira ukabura uwo wabitura noneho twe ko twageze abana b'Imana baradukurikiye nabyerekana abana b'Imana turi kumwe hano bari uretse Imana nyine uretse abana b'Imana nyine bareba ububabare bwanjye bakumva yuko koko nababaye nashavuye ariko nkashyira ku mutima nkereka Imana none rero Imana yabanyoherereje tubwire rero ubwo rero murampujije sibyo ibi ngibi ni bitoya yenda kuba umuntu yaguha mugana by'ijoro rimwe ntibivuze ko icyo mwangenera nyine nuko ni ku bwanyu ntabwo ari ku bwanjye reka nkushimire cyane kandi ngire ngo wenda duhuze ibitekerezo tugahuza amaboko n'ibindi byose bizagenda bibamo hari agatelefone ugira byibuze iyo uwo mukobwa barayibye turaza kureba ko tubigenza wenda ku bantu baza kushaka kuba bagira icyo bamufasha turaza kureba ukuntu tubihuriza hamwe kugira ngo bize kugenda neza ariko igikuru gikura umukecuru ujya usenga ndasenga rwose n'ubu isaha igiye kugera yo gusenga nimugoroba usenga ryari na ryari buri gihe cyose iyi shapure yose urayivuga dawe uri mu ijuru ndakuramutsa Mariya byose ndemera Imana data ushobora byose waremye ijuru n'isi iryo sengesho ritangira si byo se hose byose bikagenda neza urabizirikana gusenga ntabwo ngira roho mbi ntabwo ngira ishyari n'urwango ku muturanyi ariko ndamufite uyu umuturanyi wanjye yarakuzengereje ntabwo dusabana amazi ntiturahurana umuriro ngo ndi umugome ngo ndi iki ndi ishyano Imana izabimubaza ibibi ni uko nacirana nawe mu kanwa ngewe arituka gutyo bikarangira umujinya wa nta n'uyu nari bwagirire nabi cyangwa ngo musitareho yaba umwana yaba umusaza yaba umusore yaba umukecuru yego reka nkushimire cyane yenda komeza usengere na bano bana b'Imana ariko ntabwo nagenda utadusengeye dore rwose unasengere n'abantu bose bajya gukuriraho umugisha bakagufasha reka turifatanyire isengesho tuba naryo dusoresha kino kiganiro hari ikibazo ngo tuyobore muri ino sengesho mama dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutereranye muri twose ahubwo dukize icyago amen Nyagasani Yezu nkweretse aba bavandimwe abahungu bawe bangendereye baje kureba aho ndi njyanitse aka kazu niwe wakanyubakiye ugashyira ku rutare rwawe itazahirima ntizatembagare Nyagasani ndabakweretse rero aba bagira neza wanyoherereje kandi ni ku bwawe ubahe ubuzima ubahe urugendo rwiza bahagurutse baje kureba abavandimwe none turabonanye mubyeyi mwiza nshimye yuko wanyohereje ingabo zawe duhe rero amahoro tuganire tugire urweguriro rwiza bagende amahoro bashingure ikirenge bagitera mu cyawe maze Mana ubajye imbere n'inyuma kandi ubahe umugisha barare neza amen 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 Yesu aguha umugisha cyane yego none se mukecuru ntabwo ukeneye no kwiyogoshesha umusatsi ko mbona nturebe uko wabaye se reka turebe nta kibazo dore nimero urabona bose ntabwo ukubabaza ntabwo ubasha gukarabamo nta kibazo iyo mfite agasabune mfuramo nkasokoza hari akandi gatenge ugira usibye akawambaye naka konyine imbere n'inyuma n'akandi gakuze
nuko dore impamvu wiyorosa aka gafuka rero murakoze nukuri uri mbasa murakoze Imana ibagirire neza amen ibagirire neza urumva ku mutima ari ikintu kijemo oya nta bwire bw'ubucokoma buri ku mutima ahubwo haje ubwuzu burenze kwemera Imana ibagirire neza aka gafuka ubona ko nta n'agatenyo ugira ko kwiyorosa ku maguru nuko nyine ni gutyo ugira kugira ngo akayaga wumve hajeho agashyuhe gakeya yego umara Yesu araza kubigenza neza ibagirire neza Yesu na Mariya babagirire neza batuyobore kari nawe bagutabara n'inyuma mugere mu cyicaro yabahaye amahoro yego reka mbashimire cyane rero abantu twaturi kumwe twasuye umubyeyi kugira ngo tubereke iby'ubuzima turimo bugoye bwo muri iyi si n'ibihe nk'ibi ngibi bigoye ariko igikuru nifuje neza yuko twafatanya amaboko tugafatana ibiganza tugakora uyu murimo w'Imana iguha umugisha kandi ishimwe cyane ko yakomeje kubana natwe kandi mukecuru n'Imana ikomeze kugira neza rero turabakunda cyane abantu bari kumwe natwe ibihe byose biri imbere Imana ikomeze kubaha umugisha turabakunda cyane bye Imana ibagirire neza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe